Claude umugore wa Pastor Claude nuho igihe cyose akiri umugore wa Pastor Claude azavugwa ikindi kandi mabitangaza igihe batarahindura reka mbanze nkubwire hano nge nabanye na Claude 100% ngiye mufana kamera yi ndamwiyamye rero ndamwiyamye niba ashaka ko nzongera kumuha amafaranga ngayo nakuhaye nakoze ikiganiro kandi muri kandi mbwira abantu bose bumva iki kiganiro ndibabona nagarutse mu kiganiro cyo kwiyama Claude jewe rwose ningaruka mu kiganiro cyo kwiyama Claude ntihazagira umuntu ucecekesha nizanshecekeshe umuvugizi wari Dr Murangira ntazanshecekeshe kuko nawe ubwiye bazanga ko iki hano wowe uri gukora iki hano nakwidirisha umuntu uhegereye aramubuza nakwidirisha umuntu uri kwegera idirisha kuyagatumva ibibazo by'iki by'umuntu amusoke inyuma urakoze noneho rero aba bagabo no ku magereza barahagera akareba umugore bafunye kugira ngo yongere amusubize atamira yani yongera atamira Ezekiel we yamubuze n'umujinya afite wo kwita Ezekiel umunyorogoto n'umuserebanya n'imbeba iki n'inzara mugira umukozi mufite umuzamu mama namufunga mama wa papa muzaho gute nkava mu ntebe nahagurutse nakwitumye cyangwa ngira ibyo nituma nahagurutse nakoje nagira n'ibyo mpomba kugira ngo mpombore shobora kugira ibyo mpomba nkanabyemera nikaza TV nkayihomba igasenyuka ariko nkagira ibisenyuka nkasenya bazimu nkabasenya bagatoka bakavaho nikaza TV nayihomba jewe ndi mwana rwanda nundi bakunzi bacukumbura ukuri TV turabasuhuje turi kumwe na mabitangaza n'abana biwe mu buhungiro muhunga uwo bita Claude niyo nzima nkuko abimenyereye gushaka amafaranga y'umurengera akoresheje konfukasiyo yakomeje gukameza ashaka amafaranga nyine nko muri 2020 uko yabigenje yararyohewe twamuhaye 500 yararyoherwa none yashize umugore muri game over yagize umugore muri game rero aha turi kumwe n'abana ganova hagara n'abana mabitangaza suza abakunzi bawe bakunzi bacukumbura ukuri TV n'abakunzi bacu muri rusange abakunzi ba papa bitangaza ndetse n'abamama bitangaza abakunzi baba bakobwa b'imanga ba twini abakunzi baba uyu mukobwa n'uyu muhungu abakunzi ba family papa bitangaza muri rusange turabasuje cyane kandi turabifuriza amahoro ndetse n'umugisha rero tudatinze twashaka kuganira kw'intego urabona karakana hagakobwa gahagaze kambaye agatambara kakasa nk'akanyina ura muhungu uhagaze n'udusere kwacu muratumenyereye izi ni zampanga bari abana nibo twari dufite tujya kwa Claude aba bari mu nda abangaba uko ari babiri bari mu nda abangaba babiri nibo twari dufite mu ntoki bisanzwe rero abangaba b'impanga abangaba b'indahekana babiri nibo bagiye kwa Claude nibo Claude yavuze ngo baje bapfuye bishwe n'inzara nta mirire arabagaburira yagize neza aho hantu ariko noneho ngo abana bumvishe ikiganiro baravuga ati Claude ubushakaho iki ndetse baranagaruka baratubaza uti papa na mama kuki batujyanye ahantu bakaba badusebeje kuri televiziyo ko ngo twagiye dushonje twishwe n'inzara kambaze kari agahungu gahagaze bakita DM Ganza Gisa Brian mujya kwa Claude mwavuze ko ari Claude ni iki ni pasteur ndavuze Claude ni iki si pasteur ntimwagiye iwe mwariye yiki ibiryo none ntimwavuze ngo dusubireyo yaravuze ngo mwagiye mwishwe n'inzara
musubize no mwese mvuye kivuga cyane. Vuga cyane. Twagiye tumeze neza tugiye kubasura. Mugiye kugira ute? No kureba bagi iki? No kureba bage yanyu yari yaravuze. Bage yanyu yari yaratahanye mu modoka ye. Mugeze mu rugo. Mugeze yaravuze ngo nyuma yakoze ikiganiro. Aravuga ngo mwajiwe mwarishwe n'inzara mudafite ibyo kurya. Mwagiye inzara yabishe. Nimwigaga mu kigo gikomeye? Mwigaga he? Ruskai. Muri Rezinyore. Mwiga he? Rezi? None mwagiye mupfuye n'inzara. None rero yarabatutse ko mwagiye mwapfuye n'inzara, mwagiye nta biryo mufite, arangije ajya kurega mama wanyu na papa wanyu. Ngo bazabafunge noneho mupfe n'iki? N'inzara. Mugira umukozi? Mufite umuzamu? Mama namufunga mama wa na papa wa muzabaho gute? N'ubushize impamvu mwabayeho nabi musa gutyo. Na amafaranga kwamusombeye yagiye kurega. Amafaranga Kwamuhaye iki? Kera ntiwibuka tugurisha intebe. Kubera nde? Tugurisha iki? N'igitanda. Tukajya kuzerera. Tubyibuka. Mwabayeho neza se? Mwabonye papa wanyu? Nyuma yo za ntebe kwagurishije amafaranga kwayahaye nde? Korode. Rero nukuvuga ngo ko kugira ngo abazanire umugati n'umugore we cyangwa se kubasura abaganirize yabazaniye convocation zo gukora ikizo gufunga nde? Mubwire ati turakwiyamye. Mama Fufano iri cyuvuga ku bana. Icyo navuga akira mfasha uri aho ngaho mwana. Niki wavuga rero? Vandiki wavuga nta kibazo uvuge tugiye turangize. Urumva icyo navuga aho ngaho bari bafite amatsiko yo kumenya abana twari twarajyanyesho. Nabangaba babiri uyu n'uyu nguyu. Burya tumaze no kubakurayo, tumaze kuvayo bifuje kongera gusubirayo. Bihurirana nuko twari tumaze kubyara. Nta mwanya uhari. Ndetse ikindi bikongera bigahurirana nuko bo bari bavuyeyo nta wundi muntu wo kubasubizayo. Ariko mu by'ukuri bo bari bishimiye uriya mubyeyi. Harya mwamwitaga mukecuru. Muramwibuka neza? Warambwiye ngo mukecuru akunda iki? Akunda abana. Twambwiye. Rero nyuma yaho ibyabaye umugabo yaravuze ngo turabatindi turi za mayibobo twarabyemeye aho ako tumubwira ko turi za mayibobo. Tari iki mayibobo? Ago turi mayibobo twebwe. Turizo. Turabakozi biki? None aravuga ati nabatindi no se batindi mujya murya se? Mwari mwapfa se? Bwira abantu rero bose bakurikiye Cukumbura kuri TV ati nufungisha papa Imana izaguhana. Muzafungisha papa Imana izabaha. No se muzabaho gute nabafungisha? Nuvuga kudufungisha azaba mwishe mwese. Azaba bishe mupfe. Ni umwanzi wacu, ni umwanzi w'abana, ni umwanzi w'umuryango wacu. Nta kindi kintu ari kwifuza. Ari kwifuza ko izi manga zibaho nabi, ari kwifuza ko mubaho nabi. Hejuru yo kuba yaricaye agapanga we n'umugore bagapanga kudusebya. Barangiza batubonyemo igishoro. Ubundi batubonyemo nk'amafaranga buriya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi nitubikora bizaduha ku mafaranga. Ariko twebwe nta mafaranga twabona yabo. Ayo twabona amafaranga tubaha. Twabishyura amafaranga. Yiki se? Rose mwebwe mwarya iki? Twabishyura amafaranga yabo. Twabishyura amafaranga. Vuga cyane nyine uvuga wowe. Oya. Witwa Nova? Witwa nde? Nova. Wowe witwa nde? Ganza Brian. Nudi impanga ziri kwiyabasira hano. Ziri kurira. Abakunzi bacu rero reka tubabwire kuko kwa tugiye tubereke umuryango wacu w'abana dufite hangaha mu rugubo muri iyi minsi. Aba nibo rero uzitaba uhetse.
yego ribu ako musi ribu izaduhereza amata nta mufa dufite muri kwa Kenya n'amatike ahubwo n'amatike igomba kuyaduha oya so kubeshya oya wozabitabana mw'imisi nakennye barabizi nta utabizi amatorero afunze ndi pastor bazaduheza amata uye kuri buwirirwayo ujute wirirwayo kugira ngo bazakira ibibazo byawe yagira hino gutya urumva bazakira iki ibibazo byawe uyu mwana banywa amata bangaba nawe ntabwo wakonsa nta kintu wariye nuvanga ubwo rero bazadushakira akantu ko kumira urumva banyiri gushora n'ubundi banyiri bishoro n'ubundi bazashora muhereza umwana gutyo twabwo turasaba ahubwo banyiri gushora bo ni imirimo umwihorere ni imirimo ye mwihorere gaza iyo ni imirimo ye ajya kurega kugira ngo abone amafaranga n'uyu munsi nta yari bunkureho uyu munsi menya yashakiye amata ku kimasa noneho yakamye iki yakamye ikimasa mbere yari yabonye mbere yari mwari mwaragendanye yarabizi ko ahari yarabizi ko amafaranga ahari kandi yaranayabonye mu by'ukuri yaranayabonye akoresheje convocation ubu rero ashaka kuba rero yaribeshye ko agihari n'ubu ngubu agihari yongo yamutamiye ayi yongeye kuzatera amagambo kugira ngo yongere amusubize atamira yandi yongera atamira Ezekiel we yamubuze n'umujinya afite wo kwita Ezekiel umunyorogoto n'umuserebanya n'imbeba n'ibiki nuko ari hanze wahubwo yabaye ni nka kwa kundi uza kureba umuntu ukamubura wamara kumubura rero ukahita wumva umujinya urakwisha ukiyahura buriya ni nko kwiyahura kuri Ezekiel avuga uti reka mfe kumara umujinya wanje ariko ura mujinya yaba ari mu Rwanda aba yaraye convocation yaje y'ubwumvikane y'ubuki n'umugore yamushize muri game nyine uromberega biriya bintu ni igishoro uzarebe nkara kuri ribu hari abantu baba bahacaracara bareba abantu bahaje bafite ibibazo uti njyewe nabigufashamo njyewe abo baribu bahano turaziranye nge nabigufashamo abasikama hariya kuri ribu abenshi nabo barabamenye uzarebe iyo mwicaye hariya kandi abazenguruka hariya wowe uri gukora iki hano no kwidirisha umuntu uhegereye aramubuza no kwidirisha umuntu uri kwegera idirisha kuya gatumva ibibazo by'iki by'umuntu amusoke inyuma urakoze noneho rero aba bagabo no ku magereza barahagenda akareba umugore bafungiye umugabo ngibyo niba bamufungiye urumogi ngo nakugeza kuri afande mu rugo wa RCS ngo umugabo wawe bamufungura uza abagore baribwa abagabo baba bafunze ni gemuova amamiliyoni kabanze nkwereke wagiye kuri ribu ni polisi bizenguruka aho ngaho hahandi ribi ikubaza ngo uhagaze ukora iki hano aho ngaho urashaka iki hano bisobanura ngo ribu imaze kumenya ko hari abantu bagana ku idirisha bakumva ibyo uri kurega none ibyo uri kurega cyangwa uri kurega cyangwa uri kurega noneho wataha agusohoka inyuma hariya ngewe niho nkora hariya dosiye yawe yangezeho iyo dosiye yawe yangezeho si umugabo uyu n'uyu Habimana Jo bari muri kuburigana n'umugore wiwe ngewe bari abantu nakubabariza nge nabigenza gutya bangejeho raporo y'ibyo wavuze yamubonye uti si wavuze ko ari umugabo wavuze gutya na gutya kandi kumbi yarari kubyumvira no ku magereza rero bari abantu barahari bagiye muova uzasanga bisirisimbisha iyo n'amakote kumbi bo bari mu kazi we rero buriya yamaze kubona ko buriya kari akazi buriya gahemba neza noneho ikindi rero iturufa afite yagiye muova arashaka kwishyiramo umugore we n'umuvugaho yamushizemo convocation ubuhuza reka mbwira umugore wa Korode umugore wa Pastor Korode nuko igihe cyose akiri umugore wa Pastor Korode azavugwa ikindi kaya mabitangaza batarahindura reka mbanze nkubwire hano nge nabanye na Korode 100% giye mu fanda sisi zose kata zose ndazizi amakata yiwe yose nani mpamvu nangwanya ngize imana zamenya ibanga azamenya ibanga rero nge ntabwo ngiye nkoreho kata amafaranga yandiye nanayo ngo y'ubuhuza urumva
wagenda akareba nk'ubu Tom Rwagasana ashobora guhemba neza aramusaka akamusubiza Tom Rwagasana uyamwatatse amusubisha ni vuba muri ribi ni vuba gatavuga ati ngewe nahotewe kandi konfirmation yaje nyine bayaje uwareza abayareze nk'intugire imikino none rero mujya mu biciro kugira ngo mubabarirane ribi bimenye ntabwo ari zikata korode yimenye muhita mwinjira mu biciro ngiye kubegahinda yanyiciye izina ndi public figure yanyiciye ikinyamakuru yamvuze nabi kubw'ibyo nta mpamvu ukabikumwana ubuso kamera bibi urumva bibi urumva kubw'ibyo ndagira ute ndabasaba ko kugumvikana ndamusaba miliyoni usumuhera icyo ndamusaba miliyoni kubw'ibyo ndamusaba iki miliyoni rero muri iyo game over niyo korode ashaka kudukoreraho none yahinduye umuvuno kwamaze kumumenya yashize umugore mu gakino neza yashize umugore mu gakino ka game over none umugore wanjye we ntabwo bazi ko ngenda imetere aragenda yiririsha ko bamuvuze iki se umugabo atavuga abandi yatuvugiye iki none se twebwe turi insina ngufi game over mubwiye ati game over zapfuye nova kwikamera hariya uganiriza abantu bavuye tugushe kuri kamera usuza korode pastor mwiriwe musuhuza mwiriwe pastor mwiriwe mukecuru wacu ugiye kuturangiza Imana iguha umugisha wavuye muri game over ya korode kode ni ibya kera ahora tuzonga turasaba abanyarwanda bose siramo turasaba abanyarwanda bose ababyeyi abapapa abamama kuturenganura kuko korode yatangiye game over yatuzaniye convocation ngo tujye gufungwa ukwavuze ku mugore wiwe rero ahangaha rero korode game over uri gushyira mu mugore wawe kugira ngo urebe ukuntu iyo ubundi bufaranga ngo uhahishe ukwezi bamaze yongo yakwiyana nabandi bose ayo naguhaye nanayo sizojya guhereza iki ayandi najya naguhaye nanayo ntabwo nkiri pepure shakira handi ndi muvuno na pepure reka oyangu ndava nani Nyamata na essence y'ibihumbi 10 ejo nzaga kiri ibindi 10 nejo bundi 10 senkani biri imistano senkani noneho mujya mu bwumvikane ndaca miliyoni n'umugore miliyoni kuvuye kwara kumenya abo wariye nabo bazakumenya nuko nguko ya nabandi bose baramumenya ahubwo convocation nta convocation yari ibu icuruzwa wa mukaritasi nabandi benshi cyane bumvireho babitizikata ayambe wejoshorera urya abantu twamaze kurambirwa ubuteka mitwe bwa rusikama tuzafunga kwavuze tuzafa twavuze abakunzi bacu rero subscribe comment like share bye sezera abantu bye